kiganiro njye ugiye kubagezaho iki kiganiro nitwa Niyonkuru Edouard mumaze kumenyera nka vibration. Hano twasuye umusaza mukuru rwose ubona ukuze mu myaka. Muzehe watangiye kwibwira abantu badukurikiye. Amazina yawe witwa? Nitwa Faustin Ubabura. Inde? Faustin Ubabura. Faustin Ubabura. Ubabura. Niyo mazina yawe. Ese muzehe ko umuntu wakubona yabona usa nkaho uri umuntu ukuze, ufite nk'imyaka ingaho ubu ngubu? Yewe. Niba na kera. Uri wa kera? Maze imisi. Maze musinga akiri hano Mutabagira. Musinga akiri mu Rutabagira. Mu icyo gihe Musinga yari ari mu Rutabagira wari ufite nk'imyaka ingahe? Nari mfite 3. Imyaka 3. Icyo gihe maze imisi. Maze igihe pe. Biragaragara ko ukuje aho ubasha kwitegereza iyi video neza. Hano turi mu rugo rwa muzehe hafi wiwe. Niho haha turi yarimo aratubwira igihe amaze imyaka yaba afite. Muzehe imyaka wabo yibuka? Iyo imyaka ushobora kuba ufite? Mbega sinashobora kuyimenya. Ntabwo kuko ari kera. Ni kera. Musinga ari hano Mutabagira. Witwa Musinga. Yego. Ubwo imyaka bivuze ko imyaka ushobora kuba utayibuka? Mu icyo gihe Musinga yari ahari warungana ute Musinga akiri mu Rutabagira? Yari umusore da. Uri umusore? Wari ufite nk'imyaka ingahe icyo gihe? Yari mfite yari 4. Yari imyaka 4. Niho wari ufite icyo gihe? Noneho ubwo bivuga nti umwami atuye hirya ubwo wari uhari, yari atuye hirya aho mu Rutabagira wari uhari? Musinga. Witwa Musinga. Witwa Musinga. Mu icyo gihe numvaga ko mu icyo gihe abajyaga batwara amaturo bakayashira umwami. Icyo gihe byabaga bimeze bite muzehe? Muri icyo gihe yego bagutaga nk'amafaranga nyine ukwiye gutanga. Yego. Yo gushinga Musinga hara Mutabagira niho yaratuye. Yego. Ubwo kugira ngo iyo myaka muyibone cyangwa se kugira ngo iyo myaka mwayihabwaga nandi ibyo biryo mwashiraga umwami? Mutware. Umutware? Umutware yabaga ari umuntu umeze utubwo? Mbega ni yitwaga umugabo witwaga Paulo Rwamatemba. Paulo Rwamatemba. Yego. Watwaraga Kibumba. Yatwaraga hano Kibumba na Rugaragara. Tubanza kwibutsa abantu badukurikiye, hano turi mu murenge wa Nkanka, mu mudugudu wa mu kagari ka Kinyaga, mu mudugudu wa Kabutimbiri, aherekera hano hirya hafi mu nkengero za Nyamasheke na Rusizi niho duherereye. Ubwo twari twasuye uno musaza. Yego muzehe wakomeza ugatubwira uko byabaga bimeze mu icyo gihe, uko mwagemuriraga umwami biryo, aho mwabaga mwabikuye, mwabaga mwabihawe nabandi? Habaga umutware witwaga umugaragu w'abantu nyine shebuja watwe mbega. Yego. Yitwaga Rudahigwa. Rudahigwa. Ari we bakira. Yego. Ari hara Mutabagira. Yego. Ko numvaga ko kera bafataga wenda nko mu duce runaka bakabafata wenda nk'abantu b'abasore bakava nka hano, kuko urebye kuva hano turi hano twakoreye kino kiganiro gushika aho ngaho mu Rutabagira kwa Musinga harimo nk'amasaha 3 niba 4 n'amaguru uvuye hano. Urumva n'urugendo rutoroshye kuva hano gushika aho hantu. Watubwira nko mu icyo gihe mwabaga mushiriye umwami iki, mwabihabwaga nabandi ibyo biryo mwashiraga umwami? Umutware watwaraga Kibumba mbega. Yego. Yarakoreshaga ati mwese muzana ituro. Tutura umwami mu Rutabagira. Yego. Bakabikoresha, bamara kubikoresha. Yego. Tukabitanga, twamara kubitanga bakabijyana ku mwami
aho urya Musinga yaratuye aho Musinga yaratuye muri Tabagere nawe wigeze wikorera kw'ibyo biryo cyangwa se kw'ibyo bintu bashiraga umwami narabitanze urabitwaye narabitanze barankoresheje nanjye ndabitanga ubwo nk'abantu nkamwe mwabitwaraga mwabaga muri abasore ubwo ngubwo muri abantu bafite imbaraga mugashira umwami ibiryo okay aha ubwo nk'icyo gihe iyo mwabishitsaga imbere y'umwami yabahembaga iki byabaga bimeze bite babakiraga gute nk'abantu mwari mushiriye umwami ibiryo uko batufataga neza yego aravuga ati abantu bamenye umwami ko ari hano ngaho namwe nimushaki tuburu tumuture yego tukabitanga tukamara kubitanga tukabishyira umwami yego icyo gihe mwabaga mutwaye nk'iki mwabaga mushiriye umwami nk'iki ni ibihe biryo byabaga ari amafaranga n'amafaranga